ntabwo ari ibanga ni kampani yabaye Ben kuva ku munsi wa mbere iruhande rwe ndetse no mu buriri bari hamwe. Twatinze ku kintu kivuga ngo umuntu wese wakoranye indirimbo na The Ben muzi ngira ngo murabazi twakoze amakoramo menshi atandukanye twakoze kubera ko maze iminsi nta bintu ari gukora siporo yanjye yabaye nkiregera Slim Jesus. Ikiganiro n'itangazamakuru ikiganiro kuza kuvuga kuri concert ubona yitwa The New Year Groove, ni igitaramo cya The Ben turakize kuva uyu mwaka watangira kugeza uyu munsi turabura iminsi mikeya tugiye kumva rero concept y'iki gitaramo uko hanyuma tuze kugira ibyo tubaza cyangwa ibyo dusobanurirwa uyu munsi. Ndaza gusaba nk'itangazamakuru ndabizi yuko twabanye kuva ku munsi wa mbere. You guys reka tuze gufokasinga cyane kuri concert kubera ko niyo purpose dufite uyu munsi. Reka nongere mbisubiremo, reka dufokasinge cyane kuri concert kuko ariyo purpose dufite uyu munsi, tuze kubwira abanyarwanda ibijyanye na kino gitaramo. Hanyuma ntabwo natangira iki kiganiro n'itangazamakuru tutabanje gushimira iyi pano yose mubona hano abaterankunga bari aha ngaha. So reka basabe hano ko abanyamakuru mudakunda gukoma amashyi ariko uyu munsi reka tuyakome kubera abantu. Impamvu ni ebyiri zitumye kugira ngo tuze gukoma amashyi. Impamvu ya mbere it's entertainment ariko dufite sponsors bangana gutya. Ni ibintu bikomeye twarabiharaniye ariko birakunze. You guys please applaudisse s'il vous plaît. Tubakomere make abantu. Ibintu bikomeye. Impamvu ya kabiri ni ukubera ko aba bantu ubwabo n'ubutaha tuzongera tukabona abandi. Nimucike intege muzahita tumukomeza n'izindi concert tuzafite tubabona. So, my name is Kategi Staff Family Nkurunziza, akaba ari nanjye ugiye kuyobora press conference. Shimire cyane rero by'umwihariko before yuko nza kugira ijambo mpa abateguye cyo gitaramo baze kutubwira uko iki gitaramo giteguye. Reka mbanze shimire cyane Techno rwose mwarakoze cyane. Techno akaba ari n'ubundi company ikora ibijyanye cyangwa gucuruza ibijyanye n'amatelefone, by'umwihariko Ben akaba ari brand ambassador, official brand ambassador wa Techno. Thank you so much for supporting us no kutwizera. Hanyuma Forza Bet ubundi bagira slogan yitwa ngo inshuti y'imyidagaduro. You guys, thank you, turabashimira cyane. Dushimire cyane station ya Angel, urabona ko yabyambariye brand ni brand. Mwakoze cyane ko kubana natwe. Hanyuma Jess Pro mwarakoze cyane, turabashimira cyane. Dushimire Rahura, abangaba murabizi yuko buri menye tudashobora kuvugira tudafite utwandika. Abafaransa bo bivuga neza ngo les paroles s'envolent mais les écrits toujours restent. Ibyo tuvuga biragenda ariko ibyo wanditse nta hantu hamwe bijya. Dushimire Centrica badufasha mu bijyanye na ticketing, ariko kandi Eva Retreat akaba ari imwe muri bisubizo abanyarwanda babonye ku bintu bijyanye na vacation cyangwa ibijyanye n'ubukerarugendo, kubera ko badukorera ibijyanye n'amavillas cyangwa amazu mubona rwose ahenze. Abaheruka kubona indirimbo ya The Ben, indirimbo location mwabonye, iyi ndirimbo nshyashya ya The Ben arabatubajije ngo ni mu Rwanda. Ni mu Rwanda Ben, thank you. Mu Rwanda abantu bitwa Eva Retreat, mwakoze cyane. Dushimira cyane One Cup kubera ko badahwema gutera inkunga entertainment muri rusange, ariko coffee yabo n'ubundi tumera neza cyane. Thank you. City Concept aba rero bona abantu bakomeye cyane. Hari abantu benshi mutarimo baza ariko uyu munsi mugomba guhitamo bamenya kubera ko City Concept bakora ibijyanye na printing. Ibintu byose mubona ni company nziza ku kintu kijyanye na printing, graphic design ndetse n'ibindi byose. Ndashimira cyane Fly Mama Africa, thank you mwarakoze. Turashimira Isuzu by'umwihariko, turashimira Kigali Phone Keti, thank you mwarakoze cyane. Dushimire cyane Kiss FM, dushimire Keti, dushimire Igihe, dushimire Isibo, dushimire TV1, dushimire TV10, dushimire RBA of course, dushimire Uncle's Restaurant n'abandi baterankunga bose turagenda tubavuga kubera ko bose turabafite bose. Nkuko nabivuze turaza gufokasinga kuri concert
ibijyanye wenda n'ibindi bibazo biri apa ntabwo turi buze kubigarukaho ariko sponsors dushobora kubabaza bijyanye n'ibyo bakora dushimira cyane mama urwa Gasabo thank you reka rero sabe Alex Muyoboke kugira ngo atubwire mu by'ukuri uteguye and then tuze kugenda tunabaganira n'aba baterankunga bacu ndagira ngo ntangire bashimira wese muri iki cyumba yaba ari abaterankunga bacu uko babavuze yaba ari muri itangazamakuru tangaza ibikorwa bya beni umunsi ku munsi kugira ngo bashimire mu izina ry'abategura igitaramo cya debeni mu by'ukuri igitaramo kimaze igihe kirekire gitegurwa mwagiye mubibona ntabwo ari ibya nonaha gusa nuko twashatse kugira ngo tunahure namwe ndetse n'abantu nk'aba bafatanyabikorwa bacu n'abasponsa tubona hano twicaranye n'abandi bari imbere yacu kugira ngo zatubane nkeya twihanganira babashije kubona yuko koko beni ari umuhanzi mu gihugu ufite ibendera ry'igihugu ukwiye gukora igitaramo cyiza kuko benshi nibaza ko bamuzi namwe murabizi ndabashimiye rero abaterankunga bacu nk'uko babavuze igitaramo rero bene agitekereza kugira ngo ndabivugaho nawe araza kunyunganira mu byo muzandibaza kumubaza bene kuva yatangiye umuziki ni bakeya mwari muri hano ubwo yakoraga igitaramo kuri Petit Stade ariko bari hari mu rubyiruko byagenze ibyagenze neza abantu babaye benshi cyane tarabaho barenga ubushobozi Petit Stade twari dufite icyo gihe ntabwo igitaramo rero cyabaye nk'uko yabyifuza kubacinga album ye baza kujya muri Amerika aho yagarukiraga babaga bamuhamagaye bategura ibitaramo ba promota akaririmba basubira muri Amerika gutyo igihe kiza kugera rero aratwicaza inshuti ze abavandimwe ati mfite igitekerezo cyo gutegura igitaramo cyanjye kwegera abantu banjye ari gihe ubyikoreye kugira ngo niyo mpamvu muza kubona ngo The Ben Taigabi Presents nta niwe wazanye igitekerezo aratubwira ati murabyumva gute experience dufite yaba ari mwebwe n'abandi mwese twagiye dusaba ibitekerezo biba ngombwa yuko itegurwa igitaramo rero cya Ben giteguye neza nose ndivaho igitaramo cyicayeho n'abantu bafite experience iri hejuru impande zose guhera kuri nyir'ubwite kugeza kuri mwebwe twagiye dufata abantu kugira ngo dutekereze igitaramo kitarabaho niko twakise kitarabaho abantu batari babonaho gitaramo n'ibitaramo byose niko bimeze ngira ngo aha twicaye tunabashimire cyane ubuyobozi bwa BK Arena babashije no kutwumva kugira ngo baduhe n'aho batuma gukorera ngira ngo mwabibonye ko ibyuma birimo deja no bamubategera performance ko yakora so twariteguye bihagije nabo riteguye kuko tubana umunsi ku munsi ngira ngo turaza gukomeza no mu bibazo ariko igitaramo aho navuga none aha ngaha ni umunsi gusa usigaye kugira ngo gikorwe yaba ari mu buryo bwa production yaba ari uburyo bwa bene mu kwitegura yaba ari uburyo kwamamaza nimwe mwabikoze ndumva ntacyo nabaveba kugeza kuri isaha ngira ngo hari nahinira kugira ngo tuze gukomeza tuganire murakoze cyane so ngira ngo hari akandi kantu ngiye kugusaba gatoya cyane iyi panira aha ngaha yose uyisobanurire ugenda uvuga buri muntu kugira ngo bize koroha kudashingiye ari imbere buriya ni ntaza nagira ngo umuntu ufite telefone yanjye yime hano naza kugira aho simbuka mu kanya katari batavuze mureba ikijisho amenyereza kuri telefone yanjye hariya ariko ngira ngo natangira ndahera hano twicaranye bibaye ngombwa ko mpaburuka ntaza
kugira ngo simbuka. Hirya hariya hari umugabo witwa Andrew, ngira ngo abantu mwabonye World Cup, iriya kawa nziza niwe n'umwe mu badufashije kugira ngo igikorwa kigende neza. Yitwa Andrew, nagira ngo mushimire. Iruhande rwanjye uyu ni umuyobozi wa bamwe muri mwe cyangwa mwese ntabwo bizi neza, ni Mutesi Flavia, akaba mama Rwagasabo kuva ku munsi wa mbere, akaba ndetse ari no muri team ya communication yadufashaga muri gitaramo cya mbere. Ni bamwe muri mwe wenda rero ntavugaga badufasha kugira ngo ibintu bigende neza, ariko mama Rwagasabo akaba yaradufashije mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bwo kwamamaza n'ibindi, atitaye kuvuga ngo turishyura cyangwa turakora ibiki nk'umuntu w'inshuti na Ben cyane. Uyu mugabo twicaranye rero amaze guhura nawe kenshi. Uyu mugabo ahagarariye Tekino, ariko mu guhagarara Tekino akaba n'abantu, umuntu kuba yinjiye muri Tekino uramuzi, yari baje muri kampani ikora nk'ibyo nkayo mbere. Akinjiramo yahise afata Ben akomeza contract nziza nka brand ambassador. Nawe namushimira n'umuntu ukunda abahanzi, ukunda umuziki wacu, ngira ngo murabona bagira umurabane benshi abahanzi b'Abanyarwanda barimo. Mu gihe cya gihe twabaga duhari, ariko nta batabasha kumva umuhanzi kugira ngo umutere inkunga n'igitaramo gishobora kuba cyagenda neza. Yihuta vuba vuba, hari Forza murabizi ko sinibisobanura ibintu binini cyane, ni inshuti y'umuziki wacu, ni inshuti ya entertainment creative industry. Ntabwo ubuyobozi buhari, hari Olivier, ariko ni Forza yadufashije ibintu ntababwira uko byinshi cyane yaba uburyo bw'amafaranga, yaba ari uburyo bwo kumva ndetse no kuduha ibitekerezo. Iki gitaramo uburyo igitaramo cyazagenda neza, ndetse n'uburyo kugira ngo Ben yitegure azabashe gutanga umusaruro ungana n'imyaka maze adakora igitaramo cye nka Ben yiteguriye muri we. Linda, iriya ni ingini, abantu mutaragana ingini bifite amamodoka n'ibiki byose, njye natangiye kurya ku musaruro wabo kubera yuko amavuta yabo barayampa, kandi nawe rero akaba ari uko nguko nabo baratwumvise baravuga bati reka tugerageze, kuko Ben ni umuhanzi munini, ntabwo ari umuhanzi wo gukora igitaramo twe turebera kandi tuzi neza iyo aparitse kuri ingini yacu hari ikintu kimwe cyane gihinduka, kugira ngo tubone natwe na ngite tourisite, kubera ko Ben ni umuhanzi munini gukora, bagwe baradufashe cyane rero nabo. Hanyuma haraza kuza hirya ye hari Eva Retreat, iriya nzu mubona hirya hariho Ben, mwabonye video ya Ben True Love yeje ubundi yakoze abantu benshi. Mu kanya narindi kuri wa Muserwana Plan BA, bivuze ko yakorewe mu Rwanda n'abanyamakuru batwaramo mu kiganiro baratungurwa. Uriya mugabo niwe uri inyuma, niwe nyiri iriya nzu, n'umwubatsi, n'abubatsi bubaka amazu hano muri iki gihugu. Nakwita ko n'umujeni, murabibona arangana nkamwe, ariko n'umujenieri n'abantu bagerageje kubona yuko umuziki, murabizi kugira ngo umuhanzi akore igihangano cyiza kiba gisaba kuba ari n'ahantu heza, ariko kugira ngo igihangano gisohoke biba byatuvunnye ku buryo rimwe na rimwe n'ariya mazu tuyakodesha, kandi bakabaye bayaduhera ubuntu kugira ngo tubone uko tubamamaza. So rero yarabidufashijemo kandi bigenda neza. Ndakomeza, hari Rahura, ngira murabizi ni abantu bafite ibikoresho by'abanyeshuri byose bakenera, guhera kuri bag, amakaramu, amakayi, nabyo by'umwana w'umunyarwanda. Bavuze ati ibyo ari byo byose Ben ashobora kwingereza n'ubutumwa ku bafana be, bano runo rubyiruko ruri mu ishuri rwiga, nawe aduha amaboko kugira ngo iki gitaramo kigere neza. Gukorera muri iyi nzu ntabwo byoroshye, ni ibintu biremereye cyane mugiye kubyumva mwakwibaza mutaye amafaranga bahe, ariko abantu babashaka kubyumva ndetse banatwumva bakadutera ingombe ituma. Hari Fly Mama Africa, iyo ndibaza ko muyizi, yaba ari cyashya kuri mwebwe mu matwi. Aba mama wese mwambara amabubu, mwambara imyenda myiza yo kurimba,
nabo baribisha abantu ibyo byo nta nubwo ntabwo ari ibanga ni kampani yabaye Ben kuva ku munsi wa mbere iruhande rwe ndetse no mu buriri bari hanze ndavuga Pamela ni kampani ya Pamela nakoze cyane yego so ubwo abashaka kugurira abakunzi babo ni iki mujye mumugana afite imyenda myiza cyane abandi nibo ngingi hakaba hari Savi tour abo twagiye tugendana mu nzu murabizi na mbere yuko na Ben ava no muri Amerika Jimmy myself twakoranaga nayo amatike y'abashyitsi tuba dufite rwose barebaho cyangwa abantu bashaka no kujya n'ahandi abo nabo batubaye hafi ku buryo badufasha kugira ngo igitaramo cya Ben kigende neza hari Isuzu murayizi n'amamodoka bakora hano mu Giporoso murabizi nabo ni bamwe bitabiriye baravuga bati tubegereye bati nibyo kuko reka dukorane namwe kubera ko Ben ntabwo ari umuntu wo kureka agakora igitaramo kingana gutyo wenyine tutamutera mu bitugu hari site concept bari babwiye ni yadufashije printing yose muzabona iri ikintu kiri igitaramo cya The Ben nibo babidukoreye kandi babidukorera neza cyane ngira ngo nihuse hariho Centrica ni bana badufasha kugira ngo mubone amatike online nabo baradufashije no kugira ngo bamenyekanishe bazacuruza ankoze we muramuzi tuva tujye kurya y'umuceri we ntabwo ari ibyo kuvuga ngo ni ankoze gusa ko ashobora kuba yaduha ubufasha bundi bijyanye no kugira ngo igitaramo cya Ben kigende neza ankoze ni umwe mu bantu babonye impano ya Ben nivuga ankoze ubwo ndavuga Faustine yabonye impano ya Ben nayibonye afite imyaka 17 nibwo nabonye Ben ko afite impano tuzagira gukorana ariko Faustine nabibonye cyane kuko yari kuri radio kuko ari we twagaraga n'ubundi abasha kugira ngo amufashe uzegende neza kariyeri igende neza ayite kugira ngo murabazi ni abantu ba parking y'abafite amamodoka ahantu muzabona parking zose zishyizwe niwe bishyuza so akaba ari umwe mu bagabo cyangwa company yabonye ko Ben agomba gukora kino gitaramo mu ikubitiro rya mbere ashyiramo ukuboko kwe kugira ngo igitaramo kigende neza nk'uko tubyifuza twese benshi so itangazamakuru ryo ndaza kurivugira ndaza kuvuga muri rusange insindi bivuge ngo runaka wasanga nabuze dore tanabaye nyinshi umunsi nababonye ndikanga ndavuga ntabwo ngibi nongera bahari ariko itangazamakuru ndacyakomeza korangiza itangazamakuru byose aho riba rikagera ntabwo ndibuvuge ngo runaka ariko hari abo twagiye tugirana mikoranire imwe ya cyane ndaza kubavuga kubera yuko bo twabashije kugira ngo tunegere tugirane n'ibihe bindi bitari by'uyu munsi gusa ngira ngo nk'igihe ubuyobozi bw'igihe rwose ndabashimiye cyane Meyeri ni inshuti yacu Meyeri we nyiri igihe amateka ari menshi niwe wanditse inkuru ya mbere kuri The Ben abantu basomye ya mbere nyiri igihe icyo gihe ari umunyamakuru w'igihe n'ubundi niwe wanditse iyo nkuru niwe wa muntu igihe cyose ibintu by'ibintu n'ibyo impamvu hari bari bitinzeho hari Kiss FM nayo ndayishimiye mu Gasabo nayo nayivuze hari RBA ngo navuga ko nayo no mu kiganiro no kuvuga igitaramo cya Ben hari Kit Radio hari Nyarwanda hari ni nyinshi cyo kuzivuga zazo twari dukorana nayo ariko mwese ko mungana Isibo Isango n'abashimira cyane kubera yuko bagiye mbegera kandi bakanyumva byikusa aho ngaho hari Hetifone Mama Tijara umubwira umuyobozi uti mwarakoze cyane mwarakoze iriya billboard mubona imbere ya UTC nibo bagiye badufasha ndabona afite amakadogera nk'ari babanza tugutana mu telefone twese azafata icyo ko mbere yuko yinjira hano umuntu wese uzaza aha ngaha ibyo nibyo birebeye baravuga bati Ben reka ibyishimo bya siporo tubivange n'ibyawe duhereze abenegihugu umunsi abadivantiste babitunze ngo nehezero bizaba so rero nabona abantu bagerageje kumva talent ya Ben igihe cyose bamaze nabo turabashimiye turaza gukomeza uko tugenda tuza hari afro iyi ni inzu gambirigi ni bien flow yitwa flow ngira ngo murabona muraza kureba mu ducupa twayo iri mu bwoko butatu
nabo ni abantu nabo babonye baravuga bati mu must be there tugomba kuba duhari natwe dufashe Ben ngira ngo nize magambo menshi n'abandi baraza kugenda bagira icyo babivugaho ba nyir'ubwite bitubageraho murakoze. So ngira ngo iby'ingenzi ntekereza ko babitubwiye ariko n'iminota ntabwo iri buze kutwemera turakoresha igihe gitoya gishoboka. Akantu nakongereraho manager uko muri engine na moto zijyayo na mamodoka ariko na moto z'ibisanzwe nta kibazo biba byoroshye cyane. Anyway reka dufate session z'ibisubizo kubera ko ibibazo byo ndumva ntabyo dufite. Ni ibisubizo dufite cause ni concert akomeye, ni big brand birumvikana turabifata mu maranje. Hariya nabonye kimwe uriya niwe wabanje, kabiri ubwiranje mbaye nyiretse, gatatu, kane, gatanu, gatandatu. We'll do iyindi session. Ahera hano ko niwe watanzamuye mbere. Murakoze. Nitwa Moses Iradukunda kuri RBA. Mfite ibibazo nka bitatu. Icya mbere nicare. Murakoze. The Ben wakoze igitaramo bwa mbere ntibyagenda neza nkuko manager amaze kubivuga. Inshuro mwiteguye gute? Hasigaye iminsi 2 gusa. Uze kutubwira amatike, hamaze kugurwa amatike angana iki kugira ngo nyine itangazamakuru rize gushyiramo imbaraga. Nimba haraho risabwa cyangwa se nimba bigeze no ku kigero cyiza tubwira abantu umubare wasigaye. Hanyuma kandi icya kabiri line up ishobora kuba yarabaye ibanga. Ni one man show, hari abandi bazagushyigikira, ese ni bande? Cyane ko muri weekend yashize twamenye ko ari muri Kenya kandi na Diamond yari muri Kenya. Ese birashoboka wenda ko hari ibiganiro mwagiranye bishobora gutuma twamubona muri iki gitaramo? Hanyuma icyanyuma ni ku mwambaro wambaye ubu nonaha muri press conference. Ni t-shirt nziza cyane, isobanuye iki kuri wowe ndetse by'umwihariko no kuri uyu munsi? Urakoze. Sinzi wenda niba hari ahantu turi kubyandika cyangwa bize koroha mbifatire rimwe bibiri cyangwa banze bisubize kugira ngo byorohe. First of all ndashaka gushimira abantu bose bari hano. This is amazing. Ibi ntabwo bisanzwe. Ndabashimira bivuye ku ndiba y'umutima kuba mwese mwaje. Ndetse no kuba mumaze igihe mugaragaza igitaramo cyanjye. Ndumva kuri nge byoroshye kuba navuga ko kiri bigger than me. Ni kinini kurusha jewe, ni pride y'Abanyarwanda. And I think niyo shusho mwabibonyemo musa nkaho abantu mwahagurutse kugira ngo tugire ikintu kinini dukora. So thank you so much from the bottom of my heart. Sinzi ko nabashimira. So ngiye ku kibazo mwabajije. Difference y'igitaramo cya mbere kira cya 2009 n'iki gitaramo cya 2025 I'm sorry. Nini. So icya mbere I think nibaza ko igitaramo cya 2009 cyabaye nk'imbarutso cyangwa se cyabaye nk'igikangura reka mbyite ubuyobozi bwacu ko mu rubyiruko cyangwa se mu bana bacu hari impano zidasanzwe zikwiye kwitabwaho. Kuko ndibaza ko cyatewe ahanini no kuba twaragize security nkeya itari ihagije par rapport y'abitabira igitaramo. Izo mpamvu zabayeho rero nibaza ko zitashobora kongera kubaho. Ngira ngo nyuma y'icyo gitaramo twakoze ndibuka ko media yakoze igitaramo cyiza cyari perfect. Nibuka ko King James Home Close n'abandi bahanzi benshi muri iyo myaka bakoze ibitaramo biri perfect. Ndi kuvuga mu bijyanye na security. Igitaramo rero dufite mu minsi 2 from now nacyo kimeze neza. Ubumereye kuko numva ubigereranyije in terms yo kuba wenda kimwe cyarahagaritswe bitewe n'umutekano. Icyejo mu minsi 2 cyo dufite mu minsi 2 imbere kiri ku murongo.
dufite ubuyobozi buhagarara natwe nk'uko n'ubundi bumaze imyaka yose buhagarara natwe, dufite umutekano, dufite security perfect. In fact najya mushimire cyane I think in the BK Arena yaduhaye parking muri make. Ubusanga abantu benshi bakunda guparika muri side zo hepfo zo mu Migina, ariko ubu dufite parking muri stade. Umuntu wese ajirize, ndi kuvuga abazatwara mu modoka yabo, uzabasha kwinjiza imodoka yawe muri parking utuje kandi iri safe. So tuba twabashimira cyane. Rero igitaramo kiri ku murongo. Hanyuma ku kibazo baje cya line up, concept y'igitaramo cyacu twashatse kugira ngo duheshe agaciro umuhanzi. Nibaza ko n'abagenzi banjye babireberaho kenshi iyo dukoze ama launch album atandukanye, biroroshye cyane ko umuhanzi runaka ushobora gutumira The Ben nk'urugero, akaza muri album launch yawe akava ushadowinga iyo concert kandi ari yawe. Igitaramo yari icyanyirizina. I think it's important ko ariwe muntu duha dusunika iyo brand, kuvuga ngo next time nitugira abandi igitaramo cya Shemi urugero, I would wish ko Shemi yagarara kuri flyer wenyine and then abanzi kwese tuzaririmba mu gitaramo cye tukagipushinga kugira ngo igitaramo kinarangira gisiga Shemi ahantu hakomeye cyane azahora yishimira. I think it's ni ikintu nibaza ko ntangije, ariko nibaza ko abantu bareberaho. Naho ubundi kuri line up dufite line up nziza cyane, biraza kungora kuyivuga bitewe nuko dushaka kugira biri muri speciality y'igitaramo. Harimo surprise performances, ariko nsa nkaho n'ubu nayivuze, ngira ngo abahanga barabimenye. Twatinze ku kintu kivuga ngo umuntu wese wakoranye indirimbo na The Ben muzi, ngira ngo murabazi twakoze amakolabo menshi atandukanye. Twakoze kolabo na Princess Priscilla, twakoze kolabo na Diamond Platinum, twakoze kolabo na Otile Brown, ifite kolabo na Rema Nakura, ifite kolabo na Tough Gang, ifite kolabo na Riderman, Inshuti z'Ikirere, ifite kolabo nyinshi. Ndamutse rero noroheje ikibazo kandi ntagishubije none nko kucyifuza, harimo igisubizo. Dufite line up iri very very interesting, and turabigira ndabisubiza muri ubwo buryo kugira ngo dukomeze tugire speciality y'igitaramo kuko harimo surprises, performances zitandukanye. Naho ubundi ndumva ntacyo nibagiwe, si byabajije kuri t-shirt ikivuze. First of all ngira ngo izi t-shirt murazizi twagiye tuzambara mu gihe cya campaign ya umusaza His Excellency. Kuri nge ni pride. I think mwese abanyarwanda aho turi hano mu Rwanda, His Excellency kuri twebwe ni pride, ni ikintu twishimira. His Excellency ni umuntu twishimira, you would wish ko wamwambara anytime you get a chance. Naho ubundi kuba mfite ebyiri, hari ebyiri mfite iyanjye ndetse ni ya my wife. So kubera ko maze iminsi ntari gukora siporo, iyanjye yabaye nk'iregera, uhitamo iya my wife kugira ngo igaragare neza imbere yanjye. So ngira ngo inyuma handitseho kamera muza kwibona, ariko ishati nyirizina yo nayambaye kubera pride, kubera ishema mfitiye uwo i representing. Yeah, bamakoze. Guys, ni umunota umwe, reka tujye turasa ku ntego. Umunota umwe kabisa. Ni mekeya ntabwo irenga 5 umwe nakosora. So nihuse rero ntaho maze Ben, reka mbari wemeraho. Urakoze cyane ku gitaramo cyiza uri kudutegurira, ariko nanone nkwibarize icya kabiri ndibaza ko kitandeba. Icya kabiri ntabwo kindeba, ariko ndumva ndi bugikore comment imwe. I think nicyo gihe tugezemo cyo kugira ngo amasekta atandukanye dufite hano mu gihugu cyacu atangire yizerera abahanzi bacu. Dufite impano zidasanzwe, ndetse dufite n'abantu badasanzwe baturi inyuma. Ndumva ibindi wenda ababiki bari gusubireho, kandi ndanabashimira by the way barifite ibyo bari kudufasha hirya no hino mu gutegura igitaramo. Ikibazo cya mbere yambajije kijyanye na bisa nk'urugendo,
ntabwo bijya binyorohera gusa nkumenyera favor cyangwa se favor y'Imana ibiri ku bintu gerageza gukora, ntabwo mbifata nk'ibintu namenyereye cyangwa se wenda kubera ko maze igihe runaka ngere mvuge ni okay, this is you know, birasanzwe, ntabwo bisanzwe, ni ibintu mpora mfata nk'ibishyashya. Niyo ngenda wenda urugero ngiye mu muhanda nkaba n'umufana randomly, and I'm being honest with you guys, iyo mwe n'umufana kugeza kuri iyi saha mufata iyo mbwiye ko akunda ibintu nkora mbifata nkaho nigeze mbyumva before. Ni ukuvuga ngo that's the amount of respect mashaka guha uwo muntu n'icyo ambwiye at that moment. So ni urugendo rero navuga ko rurimo challenges, ariko nanone bishimira Imana ko we're here. I really hope ko nshubije ikibazo cyawe. Slim Jesus.